nitwa Rutazihana Alphonse, aba ndi muganga ukoresha imiti naturelle ya Kinyarwanda, nkaba ndi umuvuzi wa gakondo ubirambyemo, maze imyaka 26 ndi umuvuzi gakondo. Kubw'ibyo rero ahangaha twagiye duhura n'imbogamizi zigendanye no kutagira ibyangombwa, ariko nk'uko mubibona turi mu rugaga rw'abavuzi gakondo, abandi umuvuzi wemewe muri urwo rugaga rwa Aga Rwanda Network. Ikaba ari ibyangombwa biranga umuvuzi gakondo ukora mu mucyo ku mugaragaro. Aba rero narabashije kubona amahugurwa twahawe na kaminuza ya Ines Ruhengeri, andi mahugurwa tuyahabwa na kaminuza y'u Rwanda ndetse iterwa inkunga na UNESCO. Aya mahugurwa rero twakoze ni amahugurwa y'ingirakamaro nk'uko mubibona. Twabashije kugira ngo tumenye imiti uburyo itunganywa mu guhingwa, kuva imiti igihingwa isarurwa kugeza imiti ibasha gutunganywamo imiti ifite ubuziranenge imeze neza. Ubw'ibyo rero mbere y'amahugurwa habaga hariho ubumenyi budahagije, ariko ubumenyi bwariyongereye cyane mu buryo bwo guteza imbere ubuvuzi gakondo. Hari impamyabushobozi certificat twabonye twahugurwa na NIRDA, kigo uvura indwara zigendanye n'umwijima, harimo hepatite B na C. Akaba ari umuti nabashije kubona mu minsi ishize, nko mu myaka 5 ishize. Akaba ari umuti wabashije kuvura abantu benshi bagakira, kandi tukaba tubifitiye na gihamya. Hari abantu benshi twagiye tuvura iyi ndwara y'umwijima igakira, kandi ntabwo ari ukuvuga ngo ni hepatite B gusa uvura, ubasha kuvura n'izindi ndwara z'umwijima zindi zisanzwe. Uyu muti rero igitekerezo cyawo cyo kuwushaka byatewe n'uko iyi ndwara y'umwijima ari indwara yica abantu benshi ku isi, by'umwihariko mu Rwanda naho hakaba hari abantu benshi yagiye yica, ariko kuva aho uyu muti muboneye bashije kuvura abantu benshi bagakira. Hari abawunyweye mu mwaka wa 2015, harimo umuntu umwe ntashobora kuvuga izina, yari afite hepatite B na C, arawunywa arakira zombi, bigenda neza, ajya gupimisha basanga yarakize burundu. Ibyo rero ni intambwe ishimishije uyu muti ukora, ufite gukiza abantu benshi. Ni umuti ukozwe mu biki? Ibi biti ukozwemo ntabwo twabishyira ahagaragara nonaha, kuko abantu benshi bahita bihutira kunywa uko bidakwiriye. Ariko hari igitabo turimo kwandika, kuko tugomba kugira igitabo twandika cyacu cy'umuryango, ikindi nacyo tukagiha igihugu, kugira ngo ubu bumenyi dufite butazazimira. Ariko muri icyo gitabo nyine amazina y'ibyo biti azaba arimo. None umuntu umuvuye akira mu gihe kingana gute? Gukira bimutwara igihe kingana gute? Gukira ntabwo ari igihe kinini. Uyu muti tuwutanga mu gihe kingana nk'ukwezi. Mu kwezi kumwe umuntu awufata mu gitondo na nimugoroba, afata akayiko kamwe mu gikombe cyangwa se mu kirahure cy'amazi ashyushye, agashyiramo ubuki ibiyiko 2, akanywa, ukwezi kumwe abakize.